ahubwo nza nibaza gituma abazungu bahari n'abirabura bakaba bahari. ubwo nyine Imana yaremye igitaka c'inzobe irongera kandi iremye igitaka c'umukara none Yambu cyane, yambu turabaramukije aho muherereye. Abo bukiye tubahaye mwaramutse, ndetse n'abo bwije namwe tubahaye mwiriwe bivanye naho uherereye. Turamukije abarundi aho muherereye, abanyarwanda, abanyamasisi, abanyamurenge, tubahaye yambu cyane, tunabifuriza amahoro y'Imana, amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Dushimiye ko subscribe kuri Neza Live TV, uri w'agaciro kandi uri w'ingenzi cyane. Dushimishwa no kuba tugufite. Ubutunzi bwa mbere ni abantu, ibindi ni inyongera. Salomo arabire baravuga ngo kwiruka inyuma y'iby'isi ni ubusa. Uyu munsi rero twaganiriye cyangwa se twatemberewe n'umuntu muzi, si ubwa mbere adusuye cyangwa se yatemberera ni wacu, ni inshuro ya kabiri n'atari ya gatatu. Siko turakwakiriye. asante Ibutsa abantu amazina yawe. Amazina gusa. Chantal umuki. Umuki. Munyabyinshi. Umwishwa w'abaki. Ariko mana yagiye se nabyo ni ngombwa wa ni ngombwa umuntu abaza akazina. Okay, wow. None wanyu utakubaza akazina. Harya nawe wabasinzira. Yego nyagasani. Ntabwo uri siri no kwa banyokorome. Nzibaki niyo mpamvu. Hari umuntu nabonye ejo ndaravuga atari ko gitema muzamuvuga banyokorome ntimuvuge ba aho so avuka. None se nituba twivuze. Oya. None se nituba twatwaye ibijyanye no kwa papa. Nyine nk'ubu ngubu uri umunyabyinshi. None se nkavuga papa nani kaka ubyara papa. Papa ni umushwa. Nkamuvuga. Urambabarira koma. Tubizi. Ntabyo nzi. Umunyamurenge kwere. Aha ndebuzuye. None se ibyo bibaho. Nk'ubu njewe ndumwongera ndumwishwa w'abagigi. Papa n'umwishwa w'abasama. Mama n'umwishwa w'abahenda. Suko. He aho kabazo nzakabaza. Sogokuru ubyara papa n'umwishwa w'abagigi. Aho urumva ko mama wawe mama ubyara papa ni umusama ko ari umusama. Nakakubyara sokuru ni umugigi. Urumva gasokuru ashinga. Sawa twagiye ivyo byo ntabyo mbabarira nzi ko ndi umunyamurenge wujuje ibyangombwa mbabarira. Urumva ukuntu mvuga mu bagigi. Kandi nukuri warahafatishije. Tubashatsemo cyane. Sogokuru ni ukubakunda cyane murabakunda. N'abana beza. N'abana beza. Abantu beza cyane. Ntabwo ndiwe. Ntabwo mugigi. Ana. Uro munzu? Muhire. Ariko ni bamwe. Si bamwe se? Baratanduka. Basekuru ni bamwe yewe. Yego ariko ni nka kure. Okay, tawe ari kure. Timukaza mucamo. Tuve muri ibyo nabiherutse mba muri primaire, mba muri secondaire, mba atari muri primaire rambabarire yego. Ariko nyine kwibwirana ni byiza. Njewe uziko rimwe taramenya byo kwibwirana cyane. Nigeze kwaka nimero y'umukobwa w'umwongera. Tabizi. Ndamubona ndamukunda ndavuga ati mumpe nimero yiwe. Saba umuntu nimero yiwe arayimpeza. Turaganira ariko 2018 turaganira. Dupanga kubonana. Turabonana. Ahita ambwira ntabwo twibwiranye kandi je nkunda kwibwirana. Namasanga ni mushenge neza. Wari ugiye kubenda amavuta wa? Ngahe baze nkiyo nanje imba nyine nkaba abantu bata birukankisha ibintu vuba ati nagukunze tubomboke. Ukamubombora bwaca. Hari ikibazo mwari kubyara. Ese ntiyari aba nyirakuru b'abantu babyarana. Nyirakuru w'umuntu na nyirasenge biratandukanye. Ntuzi ko mu Kinyamurenge umuntu abimbwiye gasimbi hagazeho sinzi nimba rukuri. Mu Kinyamurenge hari umuntu wambwiye ngo nyine nkuko kwanje nshobora kurarana na nyina wa papa. Kaka. Ngo mushobora kurarana. None ndamuze mukararana se nkanyogokuru nka shedi nkandi. Ngo nibiho rwose ntakibazo. Ndavuga ati amateka ga nimba yazi njewe sinyazi
ariko wasanga bibaho da nta kindi. ese ubundi kuki batubwira ngo ese twavuye he, twaturutse he, byagenze gute kugira ngo twororoke? ese ab'Imana yaremye apana si ukuvuga mu by'imirara mbese ab'Imana yaremye ko yaremye Adamu na Eva sibyo bakabyarana, bamara kubyarana twebwe mbese twororotse gute kugira ngo twisange muri iyi mirara? Twisange no kuba turi abantu, no kuba turi abantu. None se nimba Adamu na Eva barabanye bakabyara, bari abana babyaye nabo babyariwemwo, bagiye babyaye cyangwa ni Adamu gusa na Eva babyaye gusa babashene cya bimeze bite? Kwanza banza umenye ko Eva yavuye hehe? Eva ntiyavuye mu rubavu Rwande rwa Adamu. aho nuko natwe twororotsega. Allah ayapana nuko natwe twororotsega, ahubwo twokwibaza ngo kubera iki bamwe ahubwo vuga ngo twororotse mu mukungugu, twavuye mu mukungugu nkuko Adamu yavuye mu mukungugu. Kugira ngo isi ibeho gusa tuzanye filozofi ngo tuzanye iyegereza nyine mikoro mwana ngo tuzanye iki ngo tuzanye iki hariya ni filozofi ivyo mutavuga babyita filozofi. imvura yaguye mwe abantu bize ibintu bya Bibiliya wangu. Filozofi ya mbivuze neza. Imana ngwese umugisha ko nako kanto wagatahuye. Oya urabona wangu twese abirabura n'abazungu twese tuzi ko Aburahamu ari we sokuru wacu. Aburahamu nise niwe watubyaye? Si we sokuru w'amahanga se? Ndabyumva. None se sokuru wacu. Ahubwo nza nibaza gituma abazungu bahari n'abirabura bakaba bahari. Ubwo nyine Imana yaremye igitaka c'inzobe irongera kandi iremye igitaka c'umukara. None kandi twese ngo turi mu shusho y'Imana. Yego nyine ndabyumva. None se ntiyabumbye nuze Adamu mu mukungugu? Ubwo nyine yacukuye igitaka c'umukara irongera ishuka. Muzonyica mwene amasengesho. Ubwo hari bitaka bibiri. None se ni gute abazungu baje nyine? Nanjye nibyo ndi kwibaza. Icyo reka tukirekera abapasiteri bazi za Bibiliya. abize filozofi. Oya nukuri hari ibintu umuntu ajya ahantu umuntu ajya yibaza. Ariko si ubundi sawa tuvuye kuri icyo. Ibiri muri Bibiliya kuki batabisobanura nk'uko biba byanditswe muri Bibiliya? Bongera cyangwa bakuramo bagomba gusesenguza akajambo ku kandi. Oya iby'Imana nta commentaire inshuti yanje. Ni nka kwa kundi bavuga ngo musome muri Matayo 15 umurongo wa 6. Imana umwuka wera abasobanurira. Mwitangira Imana yaravuze ngo isi nibeho ibaho. Ijuru ribeho icyakoza ngo ijuru ribeho naryo ribaho. Tuzi ko iriya minsi 6 Imana ari imekora akazi mwisanzure irema inyenyeri. Sawa ndabyumva. Ni kuki yashizeho ni kuko abadeve bavuga ko bagomba abadive ntibaruhuka ku munsi wo kuwa gatandatu, kandi Imana yarashizeho yaravuze ngo umunsi wa 7 muruhuke. Abadive bo babara bahera ku cyumweru. Abadive ku cyumweru n'umunsi wabo wa mbere. Kuwa mbere ni kuwa 2. Bagera kuwa gatandatu akaba ariho uwa 7 wo kuruhuka wabo. None se ntuzubona ko n'Abisiramu umunsi wa gatandatu wabo wo kuruhuka basara kuwa 5. Tubizi tabyonsi zobitege nyine turaturanye nzabyo. Uzajya umvura imisigiti yawe kandi umwana n'umusigiti ibo baruhuka ku munsi wa kangahe wa 5. N'umunsi nyine wo gusenga wo gusara nako so gusenga. N'abadivere umunsi wa gatandatu ni umunsi wabo. None se abo ngabo nibo bakurikije iby'Imana cyangwa nitwe twakurikije iby'Imana? Niko bakubwira ngo iby'Imana n'amayobera ntabwo. Sawa tubisigire bene wabo. Ni igitabo kinini. Uzarebe tubisigire bene wabo. Uzarebe abadive kuwa 5 nari nturanye n'abadive.
nigeze kuja ari umunyakenya twabanaga w'umudive yari nyiramazu noneho umunsi umwe inja kubitsa kuwa gatanu hari saa 6 yamambwira ngo ya nari kuza amafaranga menshi arambwira ngo ya tinakinze iyo izuba ryarenze ese ubwo uyivuza amafaranga menshi umuntu akamenya ko ufite amafaranga menshi ntibo guca jose yarashize yari amafaranga 1000 ariko man nta mafaranga makabaho wa nikindi nta mafaranga menshi aba hadashira nta n'amafaranga make abaho atagwira icyo tubanza tucemeranyeho rero arambwira ngo ibo nyine kuwa gatanu bazateka guhera saa 8 guteka bakoza amasahani bagashira ibintu ku murongo kugira ngo izuba rirenge tandika intiyo gutiza ara bibaho habe nawe namuzana rent ntiyo yifata nukuri yaza kwetera ku mafaranga umudive ariko reka n'umuntu nyine wiyita ngo ni umudive uyu nyine ubesha ubu nyine abadive basigaye banacuruza bita ngo n'abadive okay bereho abadive ntabwo bakoraga iminsi yabo kuwa gatanu kuwa gatandatu ni umunsi wabo wo kurya bakajya gusenga ubu nyine rero imihanda yaranyereye urumva rero ibintu byabaye ibindi ariko idini rya muntu turaryubaha sibyo twubaha idini rya muntu kuko basenga Imana kuko icyo usenga cyose buri video yose rizipfukamira ntawe uzajana undi muntu ntago mama wamasengesha mama azakujana mu ijuru nabonye akanesha umuntu mutavuga ngo ariko ese mama warugiye gutamba umwana we ninde Isaka Yesaya ash ende uriya mugabo warugiye gutamba umwana we zivuga ese agiye he aho twavuga ngo turabakirisitu mana nsazo tu uzi ko jambo Isaka ni Isaka nabonye umugabo mwavuga ngo ariko ngo tuvugishije ukuri ngo uriya mugabo ngo yaramwe ibintu bimeze gute yaramwe kimogi yarayasinze yarayobowe n'Imana ibaza kugera mu myaka 90 udateganya no kuzana undi rubyara akana kamwe ubonye kamumashanguje ugatamba ese ari nk'abo wabigenza gute ari nkanje ntabwo nari kumvira Imana kandi Imana ibishaka kugira ngo irebe kwizera kwacu reka nkubwire nje nari kubikora oya sha umva ufite abana 6 ugapfusha umwana umwe ukamuhahamuka tubizi ukuntu biza bigira ariko nimba Imana ivuze ngo sibyo wakwemezwa n'ikise kari Imana ibivuze na nyine yamvugiramwo sha iby'Imana namayobera hari umudamu watanze ubuhamya avuga ko yapfuye Imana iranamubwira ngo azabyara umwana w'umukobwa ngo kandi uwo mukobwa uwo mwana azataha aranataha aranapfa abandi bakazababona ati si umuntu ko atari kwishiraganya n'ibiki ariko kubera ko ngo yarazi iby'Imana yari yamusezeranyije aravuga ati wowe umwana napfa umukamuhamba nzanaguherekeza nta kibazo uzabone kubivuga mvuga ukuntu n'umuntu afite umutima ibaze ngo ufashije umwana uri konsa ngo Imana iravuze ngo izamutwara agarutse aravuga ngo Imana yamubwiye ibintu 3 tugomba gukora tuzabona ijuru kandi nawe uzaza ubikora uri kumva uzacyo ndakumva twabaye abapasteri bo njiri turanaterana ruga aravuga ngo ibintu 3 Imana yambwiye ngo nzagende mbwira abantu yarambwiye ngo icyambere ngo mujye mugira urukundo icya kabiri mubabarire icya gatatu mwihangane urukundo ubabarira na kwihangana kubera ko udafite urukundo ntabwo wababarira udafite kubabarira ntabwo wagira intuzi ntabwo wakwihangana ariko iyo ufite kwihangana no kubabarira n'urukundo byose biba mahwi rero muntu wanjye ariko ko ndakumva komeza ubwirize pasteri twagiye tugende muri zikarite nk'ukuntu isi n'umwarimu mwiza sibyo nk'imyaka umaze kwisi kuko ntiwo yivugaga ndabizi kubera ntayo wavuga kubera ndabizi ntago abakobwa bazavuga imyaka yawe mfite imyaka 29 ngiye kugira 30 imyaka maze kuri ino si mfite imyaka 30 cyangwa 29
nyine isi yaranyeretse. aha muzi isi yakweretse wowe kweri ko utari kuyivuga muzi ese isi ubundi iyo uza kuyivuga wowe imyaka yawe imyaka yawe oya abahungu basa bayivuga bo nta kibazo sawa abakobwa ntibataza bayivuga ndi umukecuru mu myaka yawe ni iki cya danje ino si imaze kukwigisha mu myaka uyimazeho njyewe ntabeshya icyo navuga isi icyo yanyigishije yanyigishije kubana n'abantu neza icyo ni kimwe inyigisha ngo kubabarira sibyo n'urukundo ibyo bintu mbyiyiziho kubabarira n'urukundo no kwihangana kwihangana nabyo birimwo ntabwo nareka kubivuga kuko iyo nkorewe ikintu ndihangana kandi iyo udafite urwo rukundo ntabwo wakwihangana nuko uwo babarira umuntu waguhemukiye cyane wogira neza umuntu wakugiriye nabi cyane uri Yesu se ati uri Yesu kuba Yesu ufite ubukristo bungana gute cyane uri mu mutima wanjye ngo iki reka kwigira mwiza nta uri mu mutima wanjye reka kwigira mwiza ntabwo uri mwiza waho umuntu nta kibazo ni ukuri nicoga nuwo mwenda Yesu kandi nkanamucumbikira umuntu wakugiriye nabi uwo muntu wagiriye nabi nuwo mwenda Yesu yadusigiye ariko man numvise ejo bundi hari ikintu wakoze ahantu hari iwanyu ngo hari umuntu wataye umwana arabomboka ibyo birakureba ubishakaho iki oya man nshaka kugira numva ico bivugaho none se nimba yaragiye kuba yarakunze agato yari yanze yamutaye mbere akaja ku wundi yamara akagaruka iryo size rero Allah nawe ufite amakuru adatuzuye yaramutaye ajya ku wundi arongera kandi aragaruka okay njye nawe turakundanye urumva ariko njye ntago ndo gushaka mfite vuba we uzi ko umuntu mbwiye bigize igihe cyangwa n'ubuvuzi bimaze nk'icyumweru wenda cyumweru yamutaye ari umwana umubebe afite umubebe mutoya umubebe bameze ngira ngane uyo simujuye ubuzi nuwuhe nta bandi nyine bo muri no mihana ariko nabo nyine ngiye mbwirwa amakuru kera ibintu byarashize byararangiye mbese inkuru zarahoze zashaje wamara ukavuga ngo baku mihanda ngende umukristo ndi wa muntu nyine uhora mu cumba c'amasengesho reka uheruka amasengesho ryawe uko nahuye n'umuntu arankoroga ni ukuvuga nyine nta kundi uheruka amasengesho ryari ejo nari nyandimwe reka ni uko nyine ufite ikihe cifuzo aho usengera ni byinshi bibiri byonyine kuko ubwo bwinshi bwera kuri kabiri icyifuzo cya mbere ni ukuva muri ubu butayu ukaja mu ijuru se mu ijuru se niho abantu bagomba kujya hongine haja muri Kongo icyo akakora asenga icyifuzo coroshe hajya hanze nganya hanze M23 kirafata igihugu wagiye sinzi nimba zanahakandagiye iwacu iyo uvuka hehe nukuri sinzi gakondo kiraka uvuka hehe wa ndondo hehe ku ndondo ndondo nini nanje niho mvuka kugiyo uri umuturanyi je mvuka mu Kanono ni mu Kanono nyine mwamaze binono byinshi turamukije abongera turamukije n'abantu bose bafite inkomoko mu bongera ntukajye wibembezwa agenda yongeye hari umugore wambwiye ejo bundi ni umubyeyi w'abana babiri ngo uzi nk'iyo havuga ngo turaramutse ngo abishwa babongera ngo n'abafite inkomoko bose mu bongera nyine ngo mubaye n'umwongera ngo nza naba numva merewe neza ariko okay natwe turamukije abanyabyinshi b'abahire aramutse abanyabyinshi muri rusange abanyabyinshi ariko nawe ubarimwe ndaramutse abahire oya mana uvuze gutyo ubunyirukanye oya nyine kubera ko nese kuki wavuze iwanyu okay turamutse abamuyomba bagigi bose turabaramukije cyane aho muri abagaciro muri abo kubaho tubivemo ufite jalousie umerewe nabi merewe nabi nyine ntituvugishije ukuri
nk'umugore uta umugabo akabomboka ku wundi mugabo buriya aba yagaye iki? afite ibyo baba yaragiye rega buriya nubwo wenda bazamura intoki bakavuga ngo nzogukunda nzokubahira umuryango nzagira gute nzakora buri kimwe cyose ariko nyine iyo ageze muri rwa rugo ngomba kubyihanganira nubwo wenda turi kumva amakuru nyine ngo abo ngabo bataye abandi bagabo bagiye mu bandi. I don't know. mbabona wenda akazi ko mu gitanda kaba kamunaniye ariko se wewe kubera iki uzi ko n'ibyo bintu bisenya none si iyo myaka yose bamaranye kuki atahavuye mbere ushobora kuba wenda aragaye amasegonda akora uzi kuri nawe amasegonda ushobora kuyagaya kandi none uwo ntavuze ko amasegonda yabaye make hari aho waciye jaruzi nkwiyame waciye ku muntu w'amasegonda makeya ndakwiyamye biriya bintu nabyo rero biri mu bintu bisenya ingo nunguri ushobora gushaka umukobwa wenda warumenyereye iminota 40 cyangwa 30 hagahura n'umugabo wenda w'amasegonda ubwo se ntupfe we ntabwo mfa ahubwo tubwire nkubwire iki biba bimeze gute tugenda ariko ushaka wagireka kwigira ukuntu kandi umva nyamara bazakuniga bande bazaniga ntukajya uducumuza turabere nase nje ndumwijima twese turi abakristo turi aba Yesu rero ibyo ngibyo nta wabimenye nyine hari ababa bashaka umufiririzo cyangwa hari ababa bakeneye nyine iyo akabigaye wenda akavuga ati reka nasubire kuri X ariko se kuki utibaza yuko wenda uwo muntu nawe umukobwa aba yatandukanye n'umugabo kubera ko aba afite ntuze ni nayo twaje aba afite umuvuduko mwinshi bigatuma anahava yananiwe uwo mugabo nyine asa nyine nk'umuntu w'umusazi nyine ukora cyane so wavuze ikintu mwiza gutyo nyine ubivuze nyine wavuze akora cyane kise apagasa atagira ofu uko nyine biriya ni ibintu bimwe bikomeza urugo nyabuna uwo mugore yakwihangana none umugabo aveho atagize atamaze ikintu cyari kimwicaje aho ngaho ariko bana yanjye we oya ntabwo ibyo nabyo byatuma bisenya wangu oya namva umuvuduko muremure byatuma bisenya icyakoze urugo rugira ibanga sindiyo urugo rugira ibanga usanga rero batumvikanyeho wenda cyangwa se hari ibyo yanenze ku giti ce twe tutazi ariko nyine urugo rugira ibanga kandi urugo ni ikintu kinini umuntu agomba kubaha Jemba numva urugo ni ikintu kinini umuntu agomba kubaha numva ko okay iyo yari impuru ya reka tubanze duhe felicitation mu 23 wawa shanu kuri bakwiriye isariyuti nubwo ntabazi cyane n'abantu bo kubahwa code shop cyane turabaramukije cyane kandi muri abantu b'agaciro cyane mwafashaga mu mutanga amahoro umugende mafata nabo kavu mutanga amahoro mukure hire yanzerereze ese ni gute bazamutse nibo bazamutse ruguru cyangwa bumvishije ko babatoteje nabo bahita bamenya amakuru barani incungusha n'abantu bo kuducungura bamenya amakuru ko iri kuzamuka se bw'abatutsi muri Kongo cyangwa se abanyamurenge n'abanyamasisi n'abakasayi harya babicwa baravuga ati reka twange kano gasuzuguro na kano karengane turabaramukije cyane mbese muri make baje gusukura Kongo yes kira gihugu bagisukure buriya bwoko babukuremo buriya buhabwica abantu bazaje mu kuzimu bapfiyo ntibazanazuke n'umunsi wo kuno turabakunda cyane tubari inyuma cyane kuravuga ngo bazapfe ntibazanazuke none abagome ariko uzi umuntu wica imanda se nivuga bakazuka bakavuga kuko wenda biriya bintu babikoreshejwe nuko nyine batari taco bari bazi uzi ibaze ikintu cambabaje nizanka batemye uzishaka gusanga inka z'imvyeyi zihatse wa ego shana ukamuza ukasitemba gusa hari abantu nabonye barapostinze gutyo shanange byara kandi iyo wishinka kumunyamurenge kuva ngo umututsi wese umworozi wese akunda inka
azaba yumva ibintu niko kwicaga umuntu inka uzi ko hari inka uza wita izina wayihamagara ikitaba twagiraga inka yitwaga bihogo waguze yamagara ngo bihogo cyangwa inziga cyangwa igaju muzindi wa ikama yayo bivuga ngo yumvishe zimeze nk'abantu mbese n'abantu zivukira nazaga amezi 9 nimara inyana y'imbwa amezi 9 none inka ivukira amezi angahe timworoye iwanyu twamaze mwagiraga ihene ihene z'ubundi yabyaraga mu mezi angahe ihene ni 6 cyangwa 7 5 6 ihene vuga inyamaswa zibyara ku mezi cyangwa inka ni kimwe n'umuntu ni 9 nayo inkoko izibyara izituraga samayinga amayinga 3 cyangwa 4 ukwezi ihene ngira ngo na 5 intama nico kimwe n'intama intama ngira ngo ni twazoroye ariko intama nayo ngira ngo ni nkinka ngira ngo nimba ntibesha wa kandi none se ubwo ihene warayoroye niyo mpamvu wamenya amezi y'ihene ihene twarazigiraga aborozi ntacu batazaboroza acengeraga natwe twaraborozi kubera kuri kuvuga gutyo natwe twaraborozi nuko wenda tutitaga kuri ibyo ngibyo by'amezi ibintu nk'ibyo tuzi ko bazakubwira ngo iyi nka ngo reka ngo tuyijane ngo yime ngo kubera ko turi mu kwa 5 kurumva ngo izo byarenda mu kwa 2 ngo kandi ngo wenda ngo n'umugore azoba byayicugiye ngo umwana azabona amata none mwajyaga mujyanirana n'inka sha inka abantu bakunda inka umva buriya bwoko bwarambabaje gutema ziriya nka n'abantu bapfa nyine birababaje pe ariko kubona umworozi uri gukubita inka gusa ihatse y'abandi azamagubwa nabi urumva rero M23 turayiramukije cyane kubera ko iri gukora gahunda kirakora akazi neza kandi mu gihe cyane Imana ikomeze yiheze imbaraga ikomeze nabongerera iminsi yo kubaho babone n'abandi babajyamo n'abandi babunganira ko barasha badutukengo mwanzerereza imwe mwagiye mukabafasha bla 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 ese ubundi by the way nkugaruke kucyo utagenda ndabifite iyi ngariza ndazamuka nyabona uziko hari umuntu nabonye ejo bundi bapostinze umwe ngo aramwandikaho aramubwira ati ngo safari njema akubitaho n'indege ubanza yaragiye n'indege nanjye ndabifite wa ufite kuja gufasha bari abasore buriya bwoko bw'Imana twaganiriye n'umukozi w'Imana Evangeliste Gatabazi w'indi basigaye missionnaire ni mwene wanyu yaravuze ngo M23 ngo nabasodi Imana yatumye ngo baje kudukura muri babucakara nibyo nje mfite kujayo ariko se reka mbaze hari abantu bari ariko birashoboka se ko babafunguye hari abantu bari barafunze Kinshasa ntabwo barahageze ahubwo Kinshasa ntabwo barayigera ahubwo hari n'abandi bafunzwe bavuye Kindu bo gucuruza n'abagabo 4 gusa nabonye mu gitondo basoma amazina y'abagabo 2 ngo niyo yamenyekanye andi mazina 2 ntaramenyekana rero Imana ikore ubushake bwayo barabantu bava muri uriya mugozi narimo bivuga kuko hari umwe natanze ikiganiro arambona ari muri gereza aramfasha atekereza umuntu uri muri gereza agatanga ubufasha ni ukuri kw'Imana uwo muntu ni umunyamutima mwiza cyane noneho yumvise mvuze papa kuko papa baramuzi ko yari umusirikare kandi uyu muntu ni umumajoro ni umumajoro ariko nkubwije ukuri ko Imana noneho tekereza Imana ikorera no muri ntuzi no mu bantu bafunzwe none se Yosefu iwe ntiyarafunze yakoze iki Yosefu bari ko bamushinja gufata umugore ngo kumbaraga noneho haza ngo n'amandiko n'ubuhanuzi ngo abakonikoni ngo abanyabwenge bose barananga kuyasemura bamavuga ati hari imfungwa dufite muri gereza yo bikora Imana bameze nka Yosefu niba Yosefu bundi n'aba Dawidi ku rugamba barwanya bya bigabo by'imbaraga rero Imana ntago inzira yose waba urimo shayi kandi Mungu ni nani Imana izikoresha imbaraga zayo tu
nkabya bindi nyine Shana naramushimiye vraiment kuvuga ngo reka uri muri gereza umvishije ikiganiro cyanjye uravuze ati duke mfite tudusangire n'abantu bagaciro cyane Imana imuhumugisha yaramfashije vraiment niyo mpamvu mbivuze ndetse ntabwo baragera Kinshasa kuko yarambwiye ko bafungiwe Kinshasa baziri kubwo urumva nabyo birimwo kandi ikindi n'abantu b'abayobozi bakuru Imana ibasure batahe bazavayo bave muri iriya gereza pe gufungwa biragira nanjye nigeze gufungwa wa reka uzagenze gute wanyereje bamwe si kwa kundi kwino barimo bakuze nta faranga se menshi cyangwa warafashe kubwo kabandi ku ngufu cyangwa wateye hari muri corona noneho ntambaye mask ibaze naye Emmanuel iri nka ku kanwa noneho inca mu nguni gucya ahantu ngiye kwambuka umuhanda namasanga hari abapolisi ngo amegireta ngo mask kwere kutayambaye namangira icuya kaza namantonyanga icuya mu kiganza kwimana ibyo mu nda birivanga ayi wewe niba bindi ngijoro ryawe n'ibisamo bambanyambika ipingu kuva nabaho ariko kuri nyambika ngo sufite 20 turashize nari mfite ngira ngo 60 ngiye gutegesha noneho tugere imbere twamatohora n'abandi nabo barabafata amatwi ati murado amafaranga 20 cyangwa tubajana mu rukiko telefone ya Minzimana icyo koza bazakubwira ngo hamagara telefone ya Minzimana noneho mburompa amagara batujana narayemo wumvishije ameze gute kuri sima abandi bakamajya mu bagasinzira wewe nukuri ko marasa nasinziriye ubu urangije ubukeye bwaho bukeye nyine haza umupolisi w'umusomali mubwira ko nanje ndi bariko navukiye ntazi kirimi caho ngo basi shaka ngo 500 ngo shaka igihombe ndakibura ngo bashaka 500 ngufasha ndayamuheza yamafasha ndagenda uzirwa mask kandi bazaga bayiririmba ngo ni mwambare mask sha agapfuka muntu uzuko nabarundi bakita nyine vuga abarundi muri komandere muze kutubwira ukuntu mwita yavuga se nyine urabizi ntako mvuga wavuze urakazi nukuri ntabwo nkazi ntabwo kazi ntabwo nkazi okay naje nakibagiwe kandi ariwo ubushize ntiwari uririye epfo muri biriya bihugu bya nyakubahwa ubu ntuzaja ukajya i Burundi none se wavuze bafunze imipaka ntabwo abanyarwanda bene kuje Burundi hari iki barabifunze nyine te n'umupaka wa nane bawufunze uva muri Kongo ni Burundi bawufunze wowe ntabwo bakumbuga kubera zino ntambara nta wifi ngira rero ntabwo nabona wifi ikakuza kuba mu mbuga nimba se nafite ayo mayinite yo kujya ku mbuga ntabwo saba kujya inite mu nshuti yanjye wa musaza bahamagaye wa ruguru aravuga ngo impamvu utakumva ngo nta inite mfitemo kandi bari kuvugana bari kumuhamagara avuga ngo impamvu utari kukumva ntabwo ariyo mpamvu aho yakavuze ngo ntareza afite yamuvuga ngo impamvu utakumva ngo nta ariko reka nkubwire reka tuganire ibintu bya kera turi abana ba kera ibintu bya kera ntibyari byiza hari ukuntu cyane cyane abana b'abahungu bakinaga nk'umupira cyangwa cyane cyane abana bakunda gukina umupira wazaga ubona umwana atashe kaza umurebera nk'iri afite ivumbi we nta nicyo bimubwiye kugeza aho umwana yajyaga afata nk'ikintu kugira ngo kwanga koga agahita afata akamahanagura ukaza ubona gusa imikori iyo humutse niho hose abandi ugasanga bavuye mu murima nk'abamama wenda batashe batanyuze mu mazi ngo boge bakamuzana isabuni bitaga nyenyeri muri Kongo hajya gifura urayizi gifura ndayizi ariko ni nyenyeri iyo ngiyo nyine ni nkamenenga yacurwaga iriya sabuni umuntu wayigiraga yabaga ari umupira wayihura akayihagirisha amara akanayisiga we cyangwa se akagenda agafata amavuta y'ikigazi ariko ibintu bya kera byari byiza byari original by'umwimerere wa agafata nk'amavuta ya ntuze
agafata amavuta y'ikigazi y'amamesa akayateka. Hari ukuntu bagenda bakaminjiramo nk'agasabuni gahumura nyine za zindi bazaga bita ngo ni marashi, nimba ari marasi nimba ari marashi atari give ni give bakaba bagenda bakayishishuriramo, cyangwa se bagaca akababi k'intuze, akababi k'inturusi k'inturusi cyo giti sinkizi twebwe twarabihinze ntaco bari kumenya. bahinga ibiti cyangwa birimeza papa yahengaga muri Kongo byageza byimeza wa no za nturusi zavagamo imbaho. inturusu ni inturusu nyine ntabwo kuzivuga nabi rero. mvuze iki navuze iki wari kuzivuga mu kandi kantu ntahamenye ngo amatwi yawe ntabwo ari hano bakagafa. Ndahakumbuye ariko haragoye. twagiye nkeretse wenda nimba bya bindi byo gushokora byo guhura haje zamuresha ukarya gatimbo gatimbo niyo yari original kurusha kankoto. ariko ubanza abantu ba ruguru ubu ngubu bamaze kubyibuha. uzi impamvu? wenda bamaze kujijuka, wenda bafite mure ikuraho wenda ishwana. si ukujijuka, haje ni ikizungu yakihagera. oya mure kuranya ngo kankoto sinayiriye mure warya gurya kankoto. urabona ukuntu twatuganda twinuze tw'ibigori hari ukuntu waza gucuba kamubona gusa ko turakayangana ukuntu indani ako nyine gatimbo n'umutsima w'imwimerere nubwo cyane abe nahururega wari uzi umuceri wavaga muri kankoto. umuceri wabo bakawuteka nko ku wa gatandatu ukarara ku ziko mu gitondo mukawunywesha icyayi. ahubwo icyayi amata. hari n'indi ruguru twari tumubyaye ni amata ashaye yaraye meza ari mu nkongoro. wari wanywa amata y'intuze y'umuhondo, ikivuguto cy'umuhondo. numva yita umuhondo nyine wari wakinywa. je nakuzaga ntamwe amata na n'ubu ntuyanywa. naje kuyamwe ngezino inka za hano zirya pampers. ariko mana we mwangeze nusarire nukuri wa nakuze ntanga amata kandi uko nukuri imbere y'Imana y'umwimerere yari iwacu cyane nakuze ntanga amata habe namuzaye bikubwira n'ubu umuntu bazamera ko nzanyamwe. wewe uri fake waje kwitegura kunywa amata ya hano y'umuntu yo mu mashashi akosha ibintu bya kera n'ukuri umuntu agiye bisubiramo biraryoha bimeze bon cyane byabaga ari neza kuko ariko subundi kuki abantu ba ruguru bajyaga bakabombora umuntu batigeze bakorana na relationship batanaziranye ariko ukabona barabanye gusa ngo bamuranze. ese kuki biriya bintu byabaga kumenyana papa wanjye na papa nimba baziranye n'abasogokuru baziranye n'abasogokuruza bakamenya ko umukobwa wiwe bakamuvuga ati bari abantu bagira umuco mwiza. none se kuki uwo mwana w'umukobwa yemerewe gushakwa muri urwo rugo kandi ataziranye n'umuhungu? nugukurana murakura uzi ko hari ngiye mwakuriraga wenda mu muhano umwe umva sogokuru yarashatse muri uwo muhana isa agashaka muri uwo muhana nawe ukamushaka muri uwo muhana nta n'ibintu byo kubazanya. yabaga azi ukuntu nyogokuru yitwaraga sogokuru wawe iso nyoko muziranye pe akavuga ati bari abantu bagira umuco mwiza n'abantu bazima bagira umuco mwiza. tuzumva ko niyo ugiye gushaka ino bakubaza ngo nuwahe nuwo kwande bakavuga so teva mu menyo bakavuga sokuru ngo iyo ngwiriya nzu n'abasinzi ngo bazakubita n'abagore. kera urwo rukundo rukubarashize. abantu bajya bahondagura abagore rero mu cyaza akaboko cyangwa ukaba wumva gusa aravuze ngo bari abantu n'imfura ati kandi nyogosenge ntiyaba nyogokuru ntiyavuka. niko biza bigenda. ariko naje gusanga abantu twebwe ubwoko bwacu turavukana tuvukana gishene cyane kuko hari igihe ushobora kuvuga ngo nitwa gutya ndi mwene papa wanjye n'uyu noneho ugasanga ushatswe mu rundi rugo narwo urwo rugo rufite icyo rupfana na papa wawe ukamuza ngewe abanyabyinshi bamaze kororoka ariko abanyabyinshi nibo benshi sibyo. niyo mpamvu abanyagihugu bazavuga abangaba ngo ibintu byanyu mwebwe ngo ni anti ngo ni anko nyine bikabacanga cyane. wanamubwira ati uyu nguyu uvuye hano muberesha ngazi ati
ngo waje akamutangara nyine bikamutanga kubera iki tugenda dukomoka ugasanga utari ukuberesha ngazi akubereye nka kaka wawe cyangwa akubereye nka mamudogo abanyamurenge bose baravukana wa twese turavukana niyo mpamvu mukundana nyine mugashakana niyo mpamvu turi inshuti nje nawe dufitanye igisano tubizi wowe usanga uri mamudogo turi mamudogo reka utanzamurira igisirani yindi mamudogo uragihorana we uragihorana wanakizanye oya nukoresha none uyu munsi nitonze ni ukuri uyu munsi nitonze kuntuka wankwajije ako nizere ko wasoje umwaka neza wa narawushoje ariko ntabwo nariye bonane na nohera kubera ku bushaka ariko oya nta mafaranga nari mfite reka kumena isukari byo kubera nukuri sinakubwiye ngo ntumire ku mafaranga ukanyihorera ntabwo nari hano aho wari amafaranga yari kureka kunyura kuri M-Pesa ntayo nari mfite vuga nyire ko nawe wari ufite ariko nawe nuvuga ngo M-Pesa nari mfite M-Pesa ntareke ikora ariko mana we nje umwaka nawurangirije mu ikanisa nawurangije ndi guteka capati Noel nayiririye Mbarara na Kivara niho naririye Noel Bonane nayiririye i Rusizi kandi simukadi yanje yari guhamagara gusa yarimo ihamagagwa gusa ntabwo yahamagara ntabwo yanohereza kandi yarimo yakira gusa never nta mafaranga nigeze nakira kuri Bonane urakoze icyakora nakiriye message ivuga ngo mukiriya mwiza turakwifuriza intangiriro nziza z'umwaka musha muhira bakwifuriza umwaka musha muhira MTN zayifuriza abantu ariko bananye ariko nabo n'abagaciro mu gihe baba bakwibutse kuko uri umukiriya wabo kandi iyo message kazama ifadinga mu gihugu cyose hari umuntu wambajije hari umuntu nohereje ati happy new year umwaka mushya muhire yamambwira ngo se ngo kuki ngo umuntu aza akora message imwe ikama yuzura isi yose ndamubwira atariko n'umuntu wakoze icyo gitekerezo yabonye ko abantu bose batabona umwanya wenda wo kwandika kopi ukamusharingira n'ubuteye iriya message izitangwa n'abanebwe kuko message wanyohereje ushobora no gusanga wareje abandi bantu 50 yes no ukiba arambwira ngo ngiye bino bintu ngo simbikunda ndamubwira ati reko rero nubwo wenda utabikunda ariko urumva nyine ni umuntu ariko n'uwo muntu nawe ni umuhanga gukora ikintu kugira ngo isi yose ikigire kopi nubwo sharinga nyine n'ubunebwe yewe reka twisoreze wa ngaho twagiye twisoreze tuje ku ikorari isaha zageze urimba muri iyo korari ko ndabura izina nakwita mugani wa ya ndirimbo ngo mbuze amazina nakwita ngo nkwite ikibasumba se nkwite ikibaruta se nkwite ikibarengeye hari umuntu ejo bundi wavuze aravuga ngo ariko kukimuza mwigana umwuka we ukamusanga umuntu gusa ku biseruga aratangiye ngo sakwe soma ngo iki agatangira agasenga Imana nayo mwayigizaga Imana izatubaza ibintu byinshi akazi kanyu reka mbihorera reka twisoreze wa twagiye siko wakoze kubana natwe murakoze namwe sibye ko hano ni mu rugo ni mu rugo hano sazi mu rugo so bwa mbere twakiriye hanga ni mu rugo kandi wowe uri umuntu wacu aho bishatse kuvuga uri umuntu wa hano wa Ineza Live TV okay sawa n'ubutaha nitubukena ndabizi ko tuzakubona nitubukena ndabizi ko tuzanakubona n'ubutaha nta kibazo imyanda ko ariyo nkene ariko ifite akamaro ufite inyungu uri umuntu w'ingenzi cyane washize itafari kuri iri kanisa rihagiye ubakwa habe na rya rindi ry'abantuze ry'abasinzi reka na kanisa ariko nimba basenga Imana yewe twaza muca imanza wa Imana niwe mucamanza wenyine cyane naho abantu gutya igihe tuzahagarara ku ntebe bari kudusomera ibyacu ngo dore ko twagiriye runaka ngo yarakubwiye ngo yayiye ngo ndanze ariko by force tazakwibutsa baza bakareka gusubiza abakoze mbese kuri ya ntebe bazamacaho mufiririzo rero
bakunzi bacu ni ukuri muri ab'agaciro cyane kandi mukomeze mudushikire mukomeze mubane natwe muri abantu beza turabakunda cyane ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao bye bye imana ikomeze kurinde wa kandi imana ikomeze kwishimire amen amahoro mu mutima amafaranga mu ikofi asante bye bye ciao